Mwakoze banyakubawa muteraniye hano, nyakubaha umuyobozi mukuru rwego rw'abadepite n'abandi mu nzego zanyu ko mukurikiranye. Turabashimiye ko mwaje kwifatanya natwe kwibuka abantu bari hano bazize jenoside. Nitwa Madame Deborah. Mushobora kwibaza ngo kuba baje gutanga ubuhamya hano, navukiye mu Rukondo, ariko jenoside itangira narindi hano. Mu bantu bahageze mbere nahageranye nabo, niyo mpamvu natoranijwe kugira ngo uyu munsi ntange ubuhamya hano. Rero Ibunyambiri nari nsanzwe mpazi, iwacu ni Bufundu aho bita mu Gatoki, yandi haraba bahazi, haturanye no ku Rukamira. Komine yacu yari Mbazi, yari Rukondo, yari yubatse aho bita Imbazi. Rero ntabwo ndi butangire mu 1994, natangira nko mu 1959. nari umwana, navutse mu 1956. Muri 1959 nari umwana mutoya cyane, namwe murumva imyaka nari mfite. Nabanye wacu bajya guhisha isanduku mu rutoki, bashyizemo ibintu byose, barangije bayishyira mu rutoki. Hashize nk'iminsi 3 mbona bagiye kuyigarura. Nari umwana ndi mutoya, ariko hari abantu bagiye batwikirwa mu icyo gihe. Byarakomeje ibyo, urumva ko twavugaga intambara, ntabwo twavugaga jenoside. Byarakomeje muri 1963, hari kuri Noheli nk'uko babivuze, ariko mbere ya Noheli ko kuri 23 nabonye abantu bazi iwacu baraza basahura ibintu by'ibyuma byose, harimo imihoro n'imwe ya kera, imipanga yari itaraza, harimo n'amasuka, harimo n'ibyuma by'imbugita. Baraza barabitwara ngo abatutsi batazabyicisha abahutu. Barabitwaye ku itariki 23 na 24 kuri 25 baraje mbona batwara papa, batwara n'abandi bantu bari baturanye nabo batutsi, bagende babakubita, barababwira ngo nibaze bajye mu nama ku Kamarembo. Ibyo rwose ndabyibuka neza, nta wabimbwiye. Bagiye babakubita bavuga ko bagiye mu nama, ariko ntabwo bagarutse. Baragiye barabakubita ngo babikira ku Kamarembo, ahitwa ku Kamarembo ku Rukamira. Abandi abo batagiye bica ngo bashyire mu miringoti yaho, babajyanye muri Rukarara, yandi muhoze mwumva bavuga. Ubwo twategereje ko bagaruka, ntabwo bagarutse, bari babishe. Bwarakeye kuri 26 ndibuka nifite musaza wanjye bari baragiye inka hasi mu gishanga. Icyo gihe bahigaga abantu b'abagabo cyane n'abana b'abahungu bakuru. Abagore n'abakobwa bari bafite amahirwe yo kutabakurikirana cyane. Mama yararwaye akaguru, papa bari bamaze kumwica we, yararwaye igisebe ku kaguru, umukere waramusharambuye agiye gukura ibijumba mu gishanga. Agakuguru kahise kabyimba, ntiyabashaga kugira aho ajya. Ahamagara mukuru wanjye, nifite mukuru wanjye witwaga Maria, namukurikiraga bwa gatatu. Ariko umusaza wongera bamuhamagaye ngo agende ahite ahunga, ave mu gishanga, ave mu Rukondo aho yaragiye inka, ahite azi Musange. Musange hakunze kuba ahantu heza, abantu batekereza ko hari kuba heza, kuko barahahungiraga. Nka mbere hose bavuze iby'Ikaduha, kuko abantu bahungiraga Ikaduha, abandi bagahungira hirya no hatandukanye hari insengero cyangwa se hari kiliziya, abantu ntibabice. Ubwo mama yabwiye mukuru wanjye ati, mwebwe abana bakuru mugende mujye Musange. Musange hano hakurya Murambi kuba hazi, hari kwa sogokuru. Sogokuru yitwaga Semigabo,
n'umuhungu we witwaga Sebuturo, hashobora kuba ari abantu babazi. Twarahaje, gera mukuru wanjye yarampekaga, nari nkiri mutoya, ndibuka nari ndwaye inkorora nyinshi. Twagera hari igihuru tukicara tukagenda, abantu bamara kugenda natwe tukagenda. Twarazigeze aho biti Kayogoro Nyamugari, hari mama wacu, turaharara. Hari n'abandi bantu bene wacu, turaharara. Tumaze kuharara bwarakeye dufata inzira tuza hano hakurya kwa Semiga kwa sogokuru. Twarahageze dusanga naho ntabwo ibintu bimeze neza. Twasanze bamaze kumukubita ubuhiri mu mutwe, afite igikomere, ndetse umuhungu we Sebuturo yari afite, yari yahunze, ariko ntabwo yari yagiye kure. Twaragiye turahajya baratwakira nyine, ariko kubera ko bagendaga bareba abantu bahahungiye, nabyo batujyanye ku mugabo witwaga Mudaheranwa. Mudaheranwa Rujisha yari atuye hakurya hano. Tukajya tujyayo nijoro tukaryama, ku manywa jewe nkajya kuragira inyana. Mukuru wanjye yasigaraga mu rugo n'abandi bakobwa bagakora indi mirimo. Yenda byuka twahunganye na Sebuturo wari marume. Sebuturo yirirwaga mu giti. Hari igiti kinini cy'indakasi yakijyagamo nticyabaga kigaragara, nijoro akamunuka akajya kuryama. Twebwe rero iyo wazaga aho kwa Mudaheranwa twari twihishe muri 63, ntabwo bigiraga bazavuga ngo aba bantu bari hano. Yarabwiraga ati aba n'abana banjye baryamye hano. Tuhaba nk'ibyumweru bibiri bishize. Urumva ko intambara yari igeze hagati isa naho igabanuka. Mama yaje kudutumaho ko tuzagaruke. Twasubiye iwacu mu Rukondo, dusanga mama abandi babyeyi baturanye ne baramuhetse kuko yari arwaye akaguru, bamujyana kujya kubana nabo. Bari baragiye basenya amazu make, ariko batanayasenya cyane. Kiragiye amazu menshi yari ibyatsi, amwe bari banayatwitse, ariko atari ibintu bikabije. Basahuraga nk'ibintu, bakarya n'inka, bakajya gute, ariko bica n'abantu b'abagabo, bakica n'abahungu bakuru, ariko abana bato ntacyo babatwaraga. Twarasubiye turagenda twubaka ubundi buzima. Mama araturera. Twari turabana 7 mu rugo iwacu, ngo ndavuga mu rugo iwacu. Mama araturera, turakura, ariko umwana umwe yaje gupfa, wari mutoya, dusigara turi 6. Babana 6 bose twarakuze, tubaho mu buzima butari bwiza cyane nk'abantu batagira se, ariko ntabwo byari bimeze, ntabwo igihugu cyari kibi cyane ku buryo abantu babagaho nabi, ahubwo n'abantu basigaye barafashanyaga. Wari umupfakazi bakamufasha, bakamenya ko abantu bahari bagomba kumufasha. N'inzu yaba idafite itangiye kuva bakayisakara. Tubaho mu ubwo buzima, ariko ingengabitekerezo yo yari iriho, yarahemberwaga. Twiyumvishaga ko turi Abatutsi n'ubundi igihe bazatwica. Abahutu nabo bakumva ko bagomba kwica Abatutsi. Ngira ngo ibyo bintu byabaga mu bantu. Byarakomeje rero. Numva nkunda gushimira mama cyane, nubwo we yapfuye muri 1991, ntabwo yishwe na jenoside. Nkunda kumushimira yuko nubwo twasigaye turi imfubyi gutyo, ntabwo yigeze avuga ngo abana banjye nibaguma ahangaha. Twagiye mu ishuri, turagenda twese tujya mu ishuri turiga, ariko amahirwe yo kugira ngo dutsinde si uko twarabaswa, nuko nta burenganzira twazifite. Nta burenganzira umututsi yagiraga bwo kugira ngo yige azatsinde ajye mu mashuri yisumbuye nk'uko abandi babaga bimeze. Nubaga yatsinze bamusimbuzaga undi. Mu mashuri twahoraga baguhagurutsa bavuga ngo Abatutsi muhaguruke, tugahaguruka. Abahutu muhaguruke, nabo bagahaguruka. Ugasanga yuko nyine Abatutsi bye byose twabaga turi bakeya. Ubwo byarakomeje. Urwango rwa jenoside rukomeza rurahemberwa, ariko bigeze muri 90 Inkotanyi ziragaruka mu gihugu cyabo.
hatangira kubaho umwivumbagatanya wo kumva ko abatutsi bari mu gihugu n'abari inkotanyi arabanzi b'igihugu. Batangira kuduhiga se cyangwa kutureba nabi, ngira ngo murabizi habayeho ibyitso birafungwa, bamwe barabafunga, bamwe bakagenda banagwa no muri gereza, ariko abasigaye nabo nta mahoro twari dufite. Ndibuka rimwe aho twari dutuye aho mu Gatoki, uwari responsable yaraje abwira umugabo wanjye, aramubwira ati buriya mu bantu bari gufata bibyitso nawe bazaza kugutwara, kuko nawe ufite abantu bajya bakugenderera kandi baba mu nkotanyi. Jewe naramwibarije nta ariko se abo bantu bavuga baza hano ni bandi? Ati ibyo byose mwe mubyiteguye mubizi. Umunsi umwe nanone umugabo wanjye yarashoye inka ari nko mu masaa 8, ahura n'abasirikari babiri bigendera mu muhanda, baramwitegereza baramubwira ngo ariko barivugishije ngo ariko buriya rero nawe aribwira ko yoroye, ari nkanjye nagurisha nkigendera. Ariko icyo gihe wagira ngo hari babanje kugira ngo banatwice banaturangize, wagira ngo babanje no kuturoga baduhwika imitima. Nk'ibyo ntawe bitekereza nkabwe ngo twahunga cyangwa tukagenda, twumva ko ari bya bindi bihoraho, cyangwa se ngiye numvaga mu bwanjye mu ntekerezo zanjye nta muntu wakongera ngo afate umuhoro yice mugenzi we, babana basangira bahana abageni, ibintu nk'ibyo byose. Ubwo byarakomeje, hashize iminsi mike barazafata abantu iwacu bajya kubafunga ngo ni ibyitso. Bigejeje rero mu kwezi kwa 4 ku itariki 6 nijoro, buke haba ku itariki 7 muri 1994 narabyutse mu gitondo. Noneho mbere reka imyugara gutyo njya hanze, ngiye hanze numva hakurya ruzi baravuga imusange nyine, baravuga ngo bahamagara ngo Kinani ngo indege yacyo ngo bayihanuye. Nahise nsubira mu nzu ndagenda mubwira nibisabwa ngo Kinani ngo indege yacyo bayihanuye. Ikintu yakoze no kiravuga ati turashize, yavugije undi aravuga ati turashize. Ubwo ngubwo byahebwa ku itariki 7 ku 8 turaho mbese abaturanyi batangiye kutwanga. Ndabyibuka ku itariki 8 twahishije ibitoki, tubyengamwe inzoga, undi twengaga inzoga tukajyana ku kabari bakayigura, cyangwa se n'izindi n'abaturage bakaza bakanywa, ariko izindi tukazijyana ku kabari bakazigura bakaduha amafaranga. Ku 8 twenze ibitoki, tumaze kubyenga inzoga arayitara, yasibye ku 9 ku 10 inzoga irashya, inzoga yasibaga rimwe gashya. Ariko abo twaraturanye baravuze ngo ubwo se noneho muzayinywa muyimare nta uzaza kuyibafasha. Twamaze kumenya ko muri inyenzi, twamaze kumenya ko muri abagome mushaka kuzatwica. Kandi koko niko byagenze, abo bantu bose abo twasangiraga izo ntago bagarutse mu rugo iwacu, ahubwo babaga bahagaze nkari bakatureba gusa, ubundi turabihorera. Bashatse nyine baraje baranywa, twanayitaye aho ngaho turagenda. Ubwo ngubwo ku 9 ari nimugoroba twataze yahiye ku 10 ku itariki ya 10 kuri 11 yarambwira ati muze duhunge byakomeye. Hano twari dutuye haruguru y'iwacu hari umusozi nkuko ahantu haba hahagaze gutya, haruguru yacu hari hatuye abahutu. Yagize nimugoroba ku itariki 10 arambwira ati muze duhunge. Inka twarazugariye tuzishyira mu rugo, turugarira inka zabaga mu rugo, ntabwo ari nk'ubu dutambika gutya hagana hirya, nuko nta muntu turi kumwe iwacu. Yenda hari hari igihuru cyitwa Nyiragahuma kizamuka kuva nko epfirya kuzamuka kugera ruguru iriya, nta muntu wakundaga kujyamo, cyese abantu babagiye bagiye nko gushakamo inkwi zo gucana cyangwa ibindi, nta muntu wajyagamo. Twaragiye, ntabwo twari duhungiye mu icyo gihuru, ahubwo yaravuze ati mwicara aha ngaha, ngiye kubwira bari abantu duturanye baze duhunge tureba ahantu twajye. Yamaze kugenda, ubwo nari ndi kumwe n'abana
batandatu ubwo twari twarababyaye yahise agenda yambuka agakombe nk'ako akimara kugenda baduhiritseho amabuye abo haruguru baduhirika amabuye cyane noneho jye numva ngize ubwoba ndababwira umwana mukuru afite imyaka 13 ndamubwira rero nimuze tugende bagiye kutwicira hano nahise mpeka umwana ufite umwaka n'amezi 2 umwana mukuru nawe aheka undi wari ucutse turamanuka tumanuka hepfo ahegera Rukarara giye mu ntekerezo zanjye numva ko ari nk'ibisanzwe tugiye guhunga wenda intambara ikaba nk'uko yayisanzwe iba tukagenda mu bantu bakaduhisha cyangwa se nk'uko na kera byagendaga giye niko natekerezaga twagize ubwo turamanuka turagenda tugeze kuri Rukarara hafi hari igihe cy'amasaka hari mu kwezi kwa 4 ngira ngo murabyibuka turahagarara turenza agahanda kari haruguru ya Rukarara turahagarara mu masaka abana bahamagara papa wabo barahamagara turamubura ko twamubuze nawe ko yadushakaga katura naje kumenya ko yariho aduhiga yatuze ubwo uko twirukaga tugenda twumvaga n'ibindi bantu benshi birukanka urabona mu cyaro nta muriro wabo guhari ngo harabona abantu kenshi ari ku gasozi habaga hatabona ari mu mwijima natekereje yuko mpunga nkagahungira Musanyi nkuko na kera twabikoze nari mfite muramu wanjye n'ubaracyahari witwaga Nzamwita rutuye Inyamugari uruhande rw'urusengero rw'Abadivantiste ngira ngo wenda muraruzi abamwe bararuzi mbwira abana tugiye twaragiye tujya mu ruzi turambuka aho bita ku kirwa tuhageze twarambutse tuzamuka aho bita ku Wambogo tugeze dusanga abantu b'Inyamugari bariho barakubita amazu mw'iryo joro hari n'ijoro dusanga barakubita amazu y'abatutsi yari ahari andi bariho barayatwika n'ubundi bari barakomeje batwika amazu hose tubireba kandi tubibona twaragiye tuhageze dusanga nta hantu turibone ubwihisho yaratubwiye ati mwe mugiye mu masaka hano inyuma y'inzu tuze turebe ko tubigenza ariko nta hantu muribone mujye twasanze abandi bantu b'abatutsi benshi b'Inyamugari abikayogoro gira ngo wenda abantu bazi Kayogoro na Nyamugari baraza abatutsi bari bahari twagiye tuhahurira twese kungo hari nko mu gasantere ariko tumenye inkuru yuko hano Musange ariho abantu bariho baza bose ubwo hari ku itariki 12 hari mu gitondo kare cyane nko wenda nka 10 twafashe inzira turaza tugera muri uyu muhanda turawuzamuka tujya hano hari komini muri kariya gahanda kwa ruguru niba ntibeshya hari haparitira modoka turahagera duhahura n'abantu benshi mu bantu bahageze mbere nari ndimo ariyo mpamvu naje gutanga ubuhamya hano ntabwo nari giye nyibwo twazanye n'abantu benshi b'Inyamugari ndibuka tugeze mu Ijenda mu gasantere gahari twasanze abantu b'abasore barimo uwo bita Rutinduka barimo nabo kwa Gerugara ba Furani n'abandi bahatugira ngo n'abanyagatoki mwaje use koko intambara irihe murahunga iki kandi ho barabahagaze mu iryo joro twarabwiye ati nyine ubwo se niba ntacyo duhunga namwe murabibona turakomeza turizira tugeze hano ariko nabo baje kurangira nabo baje twarahageze tugeze ahangaha kuri komini turahasanga abantu bakeya ariko uko iminota igenda niko n'abantu bose biyongeraga urujya n'uruza rw'abaturuka uyu muhanda abaturuka ruguru abaturuka hirya b'abatutsi baza bahunga turaza twuzura hariya kuri komini amazu yarabanje aruzura muri komini nandi haruguru kwa muganga ho haruguru kwa muganga abaganga bari bakirimo bavura nuje ari inkomere bakamujyanayo ariko nuba abaganga nta no gwamaze mu gihe kinini nabo bagize ubwoba bavamo ahari barahunga simbizi twagumye hariya ari amazu aruzura abantu bajye hanze ahantu twari ahangaha twicaye cyari ikibuga icyo bashyiragamo inka abantu bari hafi bagendaga bazana abantu bahungaga abavazanya Kibungo abava hari hakurya abava icyabagomba hariya hose uko hazengurutse hano baraza buzura hano twarahabaye mu minsi nk'ibiri wari Bizimana wari burugumesitiri wa hano yaratubwiraga ati mwiyandike abantu mwese mwiyandike
mwishyire ku rupapuro tubamenye tujya kubashakira imfashanyo kugira ngo dore abana inzara yabishe babone icyo kurya. Abantu bakabyigana, imvura yaragwaga mu gitondo, yaragwaga nijoro, ku manywa izuba rikava, ntiwabonaga ahantu wikinga na gatoya. Byari ibintu bikomeye kuvuga amateka ya hano, wari uri hano wende niba hari uhari ukikokeye, iyo mbivuze arabyumva. Imvura yaratunyagiraga, izuba rikatwica, mu mazu ho bari bamaze kuzura utabona naho umenera na gatoya. Aha hepfo hari ibihuru byinshi cyane, ubona ugatekereza ukavuga uti niyo baramuka baje kutwica nakwisha mu iki gihuru nta wambona. Twahuye n'abantu benshi cyane. Ku munsi wa kabiri twaravuye tuza duhurira hano, twagiye tubona kubera ko twari turi mu hariya muri izo nzo haruguru za komini, ba bantu abo narinzi b'inyamugari barabaza, bagiye kubafata barabazana babashyira muri ya mazu. Urabona niba abatutsi ari mwebwe mwicaye aha ngaha, hano imbere hari utuzu turi hariya, nuko tutari hari harugune kutubereka, bazanye b'abantu babashyiramo tubareba gutya, batubwira ko ngo baducungira umutekano, ngo barateza umutekano mukeya mu baturage, ngo nibabafunge. Ariko rwari urwiyerutse kugira ngo batwereke nyine ko badushyigikiye, ariko nta byari birimo. Nakwako twandika, abantu bakabandika bugacya ngo nimwiyandike tumenye umubare wanyu, mwiyandike tumenye umubare wanyu. Nahavuye ntarigera mbona bazana n'igice cy'ikigori cyangwa se n'ikindi kiribwa icyo ari cyo cyose. Iyo minsi yose twayihamaze rero, twahageze mu matariki 12, ariko byageze nko mu matariki nka 18 gutyo, harimo abantu bagiye bize b'abanyabwenge, bajyaga bakaganira, bamwe tukanabumva tukamenya ibyo baganiriye, bakavuga ati inkotanyi ziri hafi kutugeraho, mwihangane muhumure ntacyo tuzaba. Kandi kuko tukumva nibyo, tukumva yuko inkotanyi nizitugeraho tuzaruka, kuko bari bafite uturadiyo bakajya kumviraho bakamenya aho zigeze. Ariko umunsi waca ikiraro niho ibyiringiro byaratakaye, ndetse abantu bamwe basa naho bacitse intege, bakajya babamo akagenda. Ariko mu byo by'umwero bibiri twabaye hano, buri mugoroba twaga dufite igitero. Hari ibitero byaturukaga Inkore, hari icyaturukaga icy'Abagomba, hari icyaturukaga hariya mu Ijenda, cyo cyazaga kirimo n'abanyagikongoro benshi. Haramo narinzi narabonaga baza bakiraka mu kibuga cyari kiri hano. Aha ngaha twari turi, hari inka, tukihagera barazaga bene zo bagakama bagaha abantu amata. Cyane cyane ku bana inzara yarabishe, basiga bagaruka bona amazi arashoka kubera inzara. Ibyo bintu bijya bimbabaza cyane. Ibi byatsi byari biri hano byagezeho birashira, hasigara imbuga. Za nkaro baratangiye, intera hamwe zasiganye, zimwe bakaza bakazishimuta bakazitwara. Byagezeho na abandi nabo abatutsi bari hano, n'inzara itangiye no kubica, bakajya zimwe bakabaga nabo bakarya. Ariko baziryaga se bari bafite icyo gutekesha, bari bafite ibyo batekamo, kwari ukubura uko babigenza nyine. Ubwo byarakomeje. Icyo gitero iyo cyazaga, ibitero iyo byazaga, bajyaga bajyaga ibihe byo kugira ngo ibitero bize. Niba haje icy'Inkore, ejo hazaga icyo mu Ijenda, ejo haza uyu munsi habaje icyo mu Ijenda, ejo hakaza giturutse Kibaga. Aho hose uko hatuzengurutse. Icyo gihe ikintu cyakorwaga nuko abari bakiri bato barababwiraga ati mutoragura amabuye muduhereze natwe twirwaneho, bakabisubiza ibitero bikagenda. Ndabyibuka hari umunsi nko ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4, twagiye kubona tubona imodoka irazamutse y'ikamyonete ipakiye imipanga. Abantu benshi barahungabana cyane. Nibuka umukecuru umwe w'inyamugari we yahise, sinzi ahantu yagiye, yahise anagenda turamubura kubera iyo mipanga. Aravuga ati ya mipanga nije niyo bazadutemesha. Baraje bageze hano haruguru, bahita binjira mu biro. Ntabwo twamenye ibyo baganiriye, ariko ibyo baganiye byose yaragarutse. Umugabo witwaga Makombe araza atubwira ati
bavuze ko bagiye gukoresha inama hariya mu kibuga ariko ntimwemere kujyayo kuko ko bashaka kutwica. Twarabyemeye kuko ntabwo twagiyeyo, twarabyanze kuko n'ubundi twari dutegereje gupfa, ntabwo wakwishyura umuntu ujya kukwica. Twagumye ahangaha twanga kujyayo kuko hari ku itariki 19 bisiba kuri 20, kuri 20 tukaba tubona inkomere ziza, bamwe bavuga ngo bavuye mu Cyanika, abandi bavuye Kaduha, bose bamwe ari inkomere bavuga ati abantu bapfuye, babishe, bahateye, baharangije. Ariko mwiyo minsi yose uko twari turi aho ngaho, amazi hano bari barayaciye, umuriro bari barawuciye, nta mazi twabonaga yo kunywa, nta kintu na kimwe cyari gihari. Iyo byageraga nijoro hariho abantu b'abasore bagendaga bakajya kwirwanaho, ukabona yenda azanye nk'agatoki ka kivuvu yonyine itanakomeye, byabaga ari by'abasore bye, nta wundi wabigeragaho. Abari baragiye bazana ikintu nshimira kuko ari abantu bafite umutima muzima, nuko ari abantu bari baragiye bazana nk'utuntu bahunganye, wamugeraho akabona koko yanafite abana bashonje akaguha. Nkunjya nibuka cyane, ntabwo nzabyirwa, nta no kuzamba mu mutwe, yihangana ariko ngiye kubivuga. Mama uriya ndamuvuga na mwizina ntacyo bitwaye, Kabasinga. Mama we twari kumwe hariya, namuhingutseho ahantu yari yicaye, ndabyuka yari afite abana, niba ari 2 niba ari 3, sinibuka neza ariko nibyo, n'abana bari batoya. Sanga afite amata, yari afite amata mu nkongoro nini cyane, arampa amata mu gikombe kugira ngo nywe. Umwana ntabwo yari yampaye ngo nyanywe, nta muntu mukuru wari kunywa kuko abana babagaho n'abariho bayura neza, ubona benda nko atakibasha naho kuvaho ari. Byampaye igikombe kimwe, ngiye kugiha umutoya, arambwira ati oya, atuzi ko ukiri umwana, ati uriya ibyo jambo ntabwo nzagibagirwa, ati burya umwana mukuru ni usonza kuruta umutoya. Ariko yampaye igikombe kimwe ngiha umwana mukuru, ikindi ngiho nari impetse, barakinywa iminsi yaricumaga. Ni ukuvuga ngo iyo wagiraga amahirwe ukabona n'ayo mazi, abana wajyaga nko kuzana amazi hara hepfo, ntabwo babonaga ko bayazana kuko habaga hari intera hamwe zitegereje kugira ngo zibice, hari n'abagendaga ntibagaruke. Hari byinshi bigoye. Ndongera ngashimira undi muntu wari uri hariya haruguru watekaga igikoma hano imbere y'ivuriro, bamwitaga Karibu. Simuzi niba ari umuhutu, sinzi niba ari umututsi, sinzi icyo ari cyo. Ikibazo nuko yatekaga igikoma, abantu bakajyayo bakakigura, nta sukari yabaga irimo, iby'isukari ntabwo byabaga birimo, kwa kundi abantu binefaguza, wumvaga wagira ngo hari kirimo n'ubuki. Twarakiguraga, ariko kugira ngo uzabone iki kimwesha byabaga ari ikibazo. Twarahabaye mu byumweru 2, turababara bikomeye, turababara ariko umwe ngo turababara. Ubwo rero nari nsubiye inyuma kwizo tariki 19 nyine, nibwo bazanaga iyo mipanga, bajya mu biro bya burugumesitiri uriya witwaga Bizimana, bazanwa n'uwitwaga Munyangoga, yaga bavuga ngo ni wasenyaga ku note kera. Ubwo ngubwo yaraje bajya mu biro, nibwo bavagamo bavuze ngo tujye mu nama, ariko turabyanga, baratubuza. Twari dufite abatuyobora, turabyanga, ntabwo twayigiyemo. Inshuro nyinshi twabaga turi hano, ahari ikibuga, abanyagikongoro bahuraga baza kwigara na burugumesitiri wabo uriya witwaga Didasi Hategekimana, bahuraga bazana n'abitwa bagipushi, bakaza bakambara ibirere, bakaza bakabyina haba mu kibuga bagataraka. Icyo gihe ntabwo nta wari ukirenga hari, kuko wari kuharenga bakakwica. Twaharengaga mbere tukiza, kuko nibuka tukira nahangaha twize tujya kwa Sebuturo uriya wari marume, tubagenda tujyayo. Tukihagera tutaranaharara, yaduhamagara ati nimuze. Rwari ndi kumwe na mukuru wanjye Maria, ubona babwiraga. Mukuru wanjye Maria we yahunze ajya tuba mu rugo, yahunze ajya ku Gikongoro mu Rukondo, ariko agezeyo burugumesitiri waho Didas arababwira ati mumvire muri komini mutahe musubiri wanyu. Ninde wabateye? Ninde wababwiye ngo muhunge, murahunga iki? Arababwira ati mugende musubiri wanyu, kuko ngiye ku Gikongoro, ningaruka ngasanga muhari, mfite imbunda yanjye ndaza ndabarasa. Yarabirukanye kuko barahava,
bamaze kuhava bakura imishwaro nyine, ariko ubwo mukuru wanjye yahise aza hano n'umugabo we n'abana be, twabanye ahangaha ku Masizi. Ari nawe waje arambwira ati umugabo we bamwishe. Nawe ubwo yaraduhize aratubura, arangije ajya mu Masaka mu gishanga, ngo aravuga ati jewe kuba se abana bangiye ko bamaze kwica nta muryango usigaranye, nsigaye nkora iki? Arazamuka, uwitwaga Aroyizi umuhungu wa Nkundiye mu Gatoki aravuza urwamu ngo abonye inkotanyi, baramusanga bamanura bamwicira mu ruzi, ku ruzi bamwicira, yarambutse ajya hakurya, amaze kujya hakurya nabo baramugarura, aboho duturanye bamusanga mu mazi bamwiciramo. Niyo waje arabimbwira ati bamwishe. Ubwo twari tubateraniye turi benshi, jewe kugira ngo mbenye abantu b'Imusange ntabwo ari bifitirano nari imbazi, nababwiye ko hari kwa sogokuru, naho n'izishuri hari Kabirizi, hari ya Nyakibungo, hari musaza wanjye yitwa Kayonga, yari musaza wanjye, kwa Bakamugonga hari ba Masenge n'abandi gutyo, kwa Kamugonga uriya Nyakibungo. Urumva hakurya naho hari abantu benshi tuziranye, kwa Muratanga abo n'abandi, abantu babo bose twari tuziranye. Aha nari nsanzwe mazi, niho twazaga kuhivuriza. Ubwo rero birangiye ku itariki 21 bamaze kwica abikaduha, bamwe baza bakaza hano, bamwe bakaza bavuga ngo bagiye kwa muganga, baza ugasanga nta baganga barimo, bakagumamo cyangwa se bagasohoka abantu buzuyemo. Kuri 23 twagiye kubona hari nko mu saa 5, niba ntibeshya ndumva ari hano muri Rutoki rwo hakurya, hari ntabwo nibeshya ariko niho guto twari turi hano kuri inzu yo haruguru kuri komine. Twagiye kubona nta wamenye ngo bigenze gute, twagiye kubona tubona nk'ibintu bimeze nk'amahindu, amasasu atwisukaho, umuntu yahagurukanaga icyo afite, badusukaho amasasu. Ariko mbere yo kudusukaho amasasu muri iyo minsi haje hano batuzanye abantu b'abasirikari babiri b'abajandarume, baravuga ngo nabaje kuturinda. Ntumbaze niba baraje kuturinda, ntumbaze niba baraje kureba uko bimeze, sinaje kumenya aho bahereye. Hari abantu benshi cyane barenga nk'ibihumbi nka 50 ahari, bararengaga abantu bari hano kuri komine. Ubwo rero mwaye masaha ku itariki 23 batumenyeho amasasu, amagerenade, abantu bariruka, bamwe bakiruka gutya, abandi bakiruka gutya, abandi ukabona umuntu ari mu kirere bamuteye grenade. Ahangaha guhera saa 5 kugeza saa 12 ndibuka twamunitse gutya nko hari ibihuru. Tugeze dusanga abantu none badutangiriye, turongera turagaruka, dusubiye handi twari turi, dukubita n'abandi barimo. Abenshi babaga bariho basahura ibintu byari abatutsi bari barazanye hano, bari barahazanye ibintu byinshi, harimo za matera, harimo imyenda, harimo ibintu byose by'ibikoresho muzi umuntu atunga mu rugo. Abenshi babaga bariho basahura cyane cyane abagore, ariko abandi baricaga bafite nta mpongano, bafite imipanga, amasasu. Nuko ibyo byose nibyicaga abatutsi. Twaragiye tugeze hepfo twiruka, barongera batugarura abaturutse hepfo muri uyu muhanda wo hepfo, baratugora ku karuguru. Tugeze haruguru dusanga none bonge abaturutse nabo batwirayemo. Sinzi ukuntu, ntumbaze ngo naginze nte, nagiye kubona mbona mfite nasigaranye umwana nari impetse n'undi mfashe gutya mu kaboko, abandi bo bapfiriye ahangaha. Twarazamutse na mukuru wanjye mbona turacyari kumwe, Maria. Hirya gatoya uzamukiye nko ku matuwarete yari hariya haruguru imbere, udushu twari duhari, twakasho twari turi hariya, twatuzamukiyemo twicira nk'ahagana haruguru. Turahicara ayo masaha yose kuva saa 5 kugeza saa 12 nijoro. Ntabwo ari ukuvuga ngo twari twihishe, kuko nta hantu wari kubona wihisha, nta n'igihe wari cyona cyagaragaraga nk'uko nabonaga mbere. Byageze saa 12 abantu bica batemagura, hari abari babanje kwikingira mu nzu, bakajya bahondagura amazu, bagahonda kugeza ubwo amazu bayabomoye bagakuramo babana. Ndabyibuka twicaye aho hantu mu dusaka twari duhari haruguru hakurya y'akasho, nabonye nahise mbona, nakwibanzeho cyane wihangane, nahise mbona umugabo atambika gutya yirukanka afite akana kamwe k'agahungu. Mbwira Mariane dore kavumbutse, ariruka aragenda, hari mu mugoroba.
ntabwo naje kumenya iherezo rye, icyo nzi nuko yapfuye n'abandi babishe. Ubwo ngubwo saa 12 zimaze kugera twaramanutse, ndamubwira ati turajya he noneho, ko bariho bavuga ko mu gitondo bazinduka baza kureba ibintu hano bakaza no kwica abantu basigaye batapfuye. Twaramanutse naramubwiye ibyo nibuka, namubwiye nti ntabwo ndi buvanga ntabonye abana banjye. Ati urabona urabakura hehe? Twaragarutse tuza hano ahangaha kuri komine aho twari turi, warakandagiraga hari amaraso gusa, warakandagiraga ibirenge bigashaye. Twaraje nahereye iruhande ndahamagara iryo joro ryose, mwajya mpamagara amazina, kandi imirambo yari imirambo myinshi, ukabona umuntu arigaragura, ukabona umwana aramwonka, umwana muri hejuru, ukabona abandi bigaragura batapfuye. Ryari ijoro ntigeze mbona, nta n'undi waribonye keretse wari nk'aho hantu, wari aho iryo joro araryumva. Iryo joro ryari riteye ubwoba, naragumije niruka miyo mirambo yose. Mukuru wanjye yasaga n'uwarangije gupfa, kuko twageraga hose yabaga asinzira. nkabwira urasinzira kuko ni igihe cyo gusinzira, urabona ufite ibito byo gusinzira. Ariko simurenganya, niko yumvaga wenda muri we intege zari zamaze gushira, n'urupfu rwari rwamugezemo. Twaraha imirambo yose narayizengurutse ngenda mpamagara, ariko n'uwaba yari kuhari yenda sinari no kumubona. Nabona hari umwana wambaye umwenda w'umweru nkahajya, nabona hari umwana w'umweru nkahajya, ngahamagara kugeza ubwo byageze nko mu masaa 4. Ndambwira nti tugende, n'undi baradusanga hano natwe batwice. Twaraje twambukira gutya hakurya, ntabwo twanyuze mu muhanda. Hariya hari umugabo hatuye twamwitaga Akaguru kera, sinzi niba amazina ye sinyaza, ariko twamwitaga Akaguru. Yari afite akaguru acumbagira, twakundaga kuvuga ngo ni Kaguru. Hepfo yaho hari bariyeri ya hatari, abantu batanyuragaho na mbere hose. Hari bariyeri, twarayibere duca kuri uyu musozi hano, ntabwo twagize mu muhanda wose ngo tuzamuke kuri uyu muhanda. Nambwiye ngo dusubire tujye muri Nyiragahomo cya gihuru. Twaragiye, ubwo nifite abana 2, abandi bo bari baguye hano. Mukuru wanjye yari afite abana nawe 3, ko nuko twari 7. Ubwo yari afite 4, gitwe twari 3 wari 4. Yari afite abana 3, we yari ahetse n'abandi 2. Bari 4 nanjye natwe turi 3. Twaragiye tugenda muri iryo joro ryose, kwari ukuberera. Twagera ndibuka twamanukiye bita mu Gashubi, tugeze hakurya. Ntabwo twakomeje umuhanda, twazamutse haruguru kuko umuhanda wose wabaga urimo abantu, habaga harimo amabariyeri. Turagenda tugeze mu ijana dusanga naho hari bariyeri, turaberera duca hirya haruguru, tumanuka mu Nyagasiza, twambuka hakurya Irwamunungu. Turongera tugira tugeze kwanza amwita kwa wa muramu wanjye. Ariko muramu wanjye turi hano mu gihe bari barafungiye bari abantu hariya, baje guteka ibiryo baratugemurira. Asubiyeyo baramubwira ngo babandi bari bafungiwe hano, kandi bari baramubi. Babwiye ngo uzatunge babandi wagemuriye, uyu mugore wawe tuzamwica, hanyuma uzatunge babandi wagemuriye, ubundi uzarera imfubyi zawe. Ubwo twageze kwa muramu wanjye dusanga nyine umugore we ari we murumuna wanjye, ntabwo yaragiye kwa nyirabukwe, yararaga mu idari. Umunsi umwe abantu baravuye Kaduha, Abatutsi bagenda bahunga, uko bagendaga ari ikiriri, baturutse Ishyembe ngo baje kwica murumuna wanjye Tereza. Bahita bumva ngo nibabatabare, ngo Abatutsi babateye. Bahise biruka, murumuna wanjye baramureka. Guhera uwo munsi ntiyongeye kurara mu nzu we, yaga kurara kwa nyirabukwe. Twaragiye tugeze kwanza bamwita, hari ninjoro, hari nko mu masaa 9, bwendaga gucya. Ibaze kuva hano ukagera Nyamugari mu gitondo. Twarahageze, nzamwita aratubwira ati rero byarakomeye, Tereza nta kiba hano, no guteka nta nubwo tugiteka, iyo tugize amahirwe tubona icyo kurya tukabyihora kuko niyo bashaka kuzamwica. Aratubwira ati ubwo ni inama mbese yatugiraga ati nimugerageze muri uko mwagenda mukajya hakurya Mwogo kwa Esiri. Mugabo wari hatuye yitwaga Esiri, yari sogokuru wacu,
yari yaravuye aho dutuye ajya gutura hakurya, hariho abamuzi. Ubwo twaragiye tuvuga ngo ntibarajya kuhica. Turagenda tumanutse tugeze ku ruzi rwari rwaruzuye, huzuyemo imirambo, amazi yaruzuye asendereye. Ntabwo ari kubona kuvuga ngo ahangaha niho ndimo ni wenda ngo aho bavuga ngo ni muri nyina hagati, ntiwamenyaga ngo aha ni ahangaha. Twaragiye tugeze hepfo, mbwira Mariya ndamubwira rero reka twe dore bugiye gucya, reka twigire muri Nyiragahuma tugire tubemo, ni mu gihe bashaka badusangemo atwice, ntabwo twagera hariya hakurya ya Mwogo. Tugeze ku ruzi twasanze uruzi rwuzuye turaho tunyura, nta wari kunyuramo ngo ajyemo. Twakomeje inzira yo mu Bunyambiri nyine hari Musange, turagenda tugeze mu Cyumwami, aho bita mu Cyumwami hariho abahazi, hari icyambu bambukiragamo, baburakeye ni mu gitondo. Bahabaye mu hantu nyine, ahantu ubona hatangiye kugaragara nk'umuntu. Bahise batubona, ubwo twari 7 nk'uko nababwiye, nifite abana 2 nanjye wa 3, Mariya yari afite 3 nawe wa 4. Twarahageze, abo hakurya y'uruzi n'abantu bari banatuzi, baravuga ngo muragihe mwabicucuma. Niko batubwiye, muragihe mwabicucuma. Umwana wa Mariya mukuru twari kumuravuze ngo soko twigire ko bari nabasi muradushaka hiki. Iryo jambo ndaryibuka. Bari nabasi yari umuntu wavuraga magendu, wari utuye aho bita Igihara. Ntabwo byo kubivuga ibyo ntacyo byatanze. Twarahagaze nyine, bahita bambuka, baje ari 7, baraza baradutemagura twese, ariko genza kugira umugisha mvamo. Abo bose twari kumwe barapfuye, mvamo jyenyine. Ntabwo navuyemo kundi, narakomeje ndamanuka mu mazi. Ubwo umwana nari mpetse baramunjishuye baramutema, nabo bandi bose twari kumwe. Narakomeje nyine ndamanuka mu mazi, ndagenda mvaha abazi mu Cyumwami mu kiyaga. Narakomeje ndamanuka mu mazi, ngeze hepfo aho Mwogo hurana na Rukarara, ariyo ya Mwogo twanyuzeho cyagiye ahandi batangiye ubuhamya. Aho narahageze, mpageze nta mwenda nari ngifite, nari nsigaye nambaye agashati kari gafite amaboko agera aha n'akajipo k'imbere. Mwaye mazi twamurutsemo yose, namanutsemo. Abandi bo batemeye aho ngaho, na mukuru wanjye baramutemye, yari munini Mariya, baramutemye numva arasandaye neza nk'uwafata ikintu cy'igicuma kinini akagitura hasi. Ubwo jye namanutse mwayo mazi, ngeze imbere mbona babana uwanjye n'uwa mukuru wanjye bapfuye bameze gutya. Ndababona ariko ko bari bapfuye, niviramo nagendaga nsitara ku mirambo. Ngeze hari naho nageze mbura aho nyura, nca hirya mva mu mazi, ngezeho nsanga umuntu uhinga. Umuntu nta kintu yambwiye, nta n'icyo yamvugishije. Jye natetse ko ari umututsi warijishaga kugira ngo batamwica, afite isuka arimo ahinga mu masaka. Ndongera nsubira mu mazi, ndamanuka, ndagenda ngezeho aho Mwogo uhura na Rukarara mu masangano nyine, aho kwa Yesiri kwa mwene wacu. Navuyemo n'abayisayo, ariko hepfo yanjye hari aho neza mu Cyumwami, neza mu kiyaga, aho biciraga abantu batemagura abantu. Narabumvaga, ndazamuka njya kwa Yesiri. Mpageze ntaragereyo neza, hari mu Rutoki, mbona inzu yabo bayishenye. Barafite inzu nini y'amategura, hari ndetse n'umuhungu wabo byegeranye, zose bazishenye. Ikintu nabonye nuko nabonye imyenda irunze, ndavuga ngo reka njye gushaka umwenda nifubika, kuko numvaga imbura yanyagiye nayo mazi nari ndimo. Ntarayigeramo neza nkuko ari kuri iriya bafure. Nahise mbona abantu bakura imyumbati, abandi baca ibitoki. Nahise ngenza umugongo nsubira inyuma, ndagenda ngeze hepfo, numva ndananiwe. Bari bantemye hose no mu mutwe n'amaboko. Noneho byanamanuka nkumva ni ibintu biryoshye nk'umunyu, ntabwo nari nzi ibyo ari byo, ariko yari amaraso. Naramanutse nicara hasi, byane byo by'imyenda mbivamo, ndicara ngira gutya, ndaryama ntega urushyi gutya. Nko mu minota 5 nari nsinziriye, kandi ntabwo nasinziraga.
nubwo mukuru wanjye yasinziraga nkamutuka ngenda kumwica mpita nsinzira nk'iminota 5 mba ndakangutse nkangutse naribajije ndajya he ndabigenza gute aho naringiye nta muntu kiharangwa ahubwo hari intera hamwe ziri kwisarurira zica n'abantu nahise mpaguruka hahandi narindyamye sanga haje ikintu cy'ikibumbe kinini cy'amaraso ndatekereza ngo ubanza ubwonko bwasohotse niko mu mutima wanjye natekereje ariko nsanga na amaraso yavuye ava mu mutwe araza aribumba nyine ahinduka ikintu nahise mpaguruka ndagenda ngeze hepfo mu gahanda gahari nkubitana n'abagore 3 bikora ibintu by'ibifurumba bari bavuye ku ruzi ndavuga ngo ariko ubundi ndababwira ngo se mu gihe mwampishe ahubwo ati ntawe twagusha ko abagabo bacu bakwica ati ahubwo genda iba ahantu ujya wihishe ati bari naho nyuma batazakagusanga bakakwica naragiye noneho ndibaza ndavuga ngo ngiye kugenda nanjye banyice n'ubu ntacyo nsigaye nkora ariko umutima ukambwira ngo ariko none wamara kugenda ukajya kwiyahura ushobora kuba ari ubwoba simbizi hakazagira umwana wawe dorokoka we ntiyazaza agasanga ari nta umuntu afite nakunze gutsimbarira ku bana cyane hari byabaye nkaho aricyo cyatumye bose bagenda singira usigarana ubwo ngubwo naragiye ngeze nkoyepfo naho nageze aho bicira ndongera ndazamuka ndagaruka none ndavuga ngo ngiye gusubira mu Gatoki hahandi wacu kuko nari maze kubona nta handi hantu ndi bujye nabwa singenda mu nzira nambaye ubusa singenda mu nzira nta n'amaraso mfite nari maze ibyumweru 2 hanze ibaze kuva ku itariki 11 ukageza kuri 25 uba ku gasozi utarya utanywa utagira gute n'umubabaro mwinshi nagize gutya ndatekereza ndavuga reka nsubire mu Gatoki nongeye gutekereza wa mugabo witwa Petero wari inshuti yiwacu wari responsable nari namaze kumenya ko tumaze no kuva mu rugo ngo inka yaragera aruguru ngo arababwira ngo yarambwiye ngo nzazimusigaranire ngo nibagaruka nzazimuha ubwo inka ziwacu yaragera arugurura azijyaniwe barari nazirya ariko aho yazijyanye ubwo natekereje ngo wajyayo naragiye ariko sinari kubonaho nyira ko hari kumanywa ngo ni kuri 25 bwarakeye bagize nimugoroba nagiye mpagarara aho ku giti nagiye mpagarara ahantu ku giti kinini kirekire nkegamaho ndavuga ngo nibashaka bazibanyicireho nakegamyeho imvura iragwa bimonyo birandya mpagaze najye ndamirwa nkicara ngize amahirwe ariko ntekereza ko ngiye gusubira mu Gatoki byagize nimugoroba ariko nibaza ndi bunyira hakurya igihara aho bitaga kwa ku mugabo witwa Karugarama na ahantu nari nsanzwe nzi bari abantu bo mu muryango b'inshuti y'umuryango ariko nabo bari abatutsi bari babishe ubwo hari bariyeri biciragaho abantu imvura yaraguye nyinshi nagiye kubona mbona imvura iraguye nyinshi irimo imirabyo urumva ko nari hakurya ya Mwogo noneho imvura nyinshi yaraguye nkagira ntiyanabona umurabyo warabya inkuvuga kubita umurabyo warabya nkabona akayira nakabona nkakanyuramo nagira nkaho mwicaye umuje mukongera ukaza narakomeje ndagenda imvura iramurikira umurabyo iramurikira ngeze muri Mwogo rwagati ya Mwogo twanyuzeho hamwe twibukiye nasanze imirambo yuzuye no hejuru mburaho nyura ahari twaga ko ari icyambu noneho nanyuze haruguru giye nari nzi koga nanyuze haruguru yayo ndambuka ndagenda ngeze hakurya ngenda nte mu rufunzo n'amaboko Imana ifite ukikiza abantu yaragiye imvura yaraguye abantu bajya kugama babandi bari kuri ya bariyeri nanjye nafasha wa muhanda ndagenda nirukanka ko niruka nkumva ubwoba umutima ukadiha wadankumbana abantu bandi inyuma naragiye ngeze mu muhanda nagendaga mpita ku mirambo myinshi bagiye bica barabicaga bakabatambika mu muhanda ntabwo bashyiraga ku ruhande bamutambikaga mu muhanda gutya rwagati mu kayira nabageraho ngatambuka naragiye ngeze kwa Petero ko nahana nzi nsanzwe mpazi n'abantu twagenderanaga ndagenda nkuramwe imyugariro negura imyugariro gutya ndinjira ndagenda komanga maze gukomanga banza kwanga gukingura ageze aho yohereza akana k'agakobwa
kitwa Francine ndakibuka yarakuze n'umukobwa mukuru w'umudamu araza Petero arambaza ngo abana bari he ndamubwira ngo ntabwo mpazi ndamubwira ngo bapfuye abandi sinzi aho bagiye ambwira use uje ngo tukugenze duti yari afite umugore w'umututsikazi nawe bahoraga baza kumuhiga bavuga ko basaza be ariho bari we ntabwo yigeze aza kundeba yari aryamye ubwabo bwari bwaramwishe ikintu bakoze banzanye amazi uwo mwana w'umukobwa aranyuhagira banzana peteroli bansukira mu mutwe bansukira hose ahantu hose ari ibisebe ndangije njyamana nabo muri salo abo bana ariko hashize akanya gatoya arambwira ati nta hantu nabona guhisha barumuna banjye n'abicanyi ariko nawe nubwo nawe yikuragamo nawe yajyanaga n'ibitera ahantu ubuyo wayoboye abantu icyo bakoze nabo bagikoze yayoraga ibitero kuko yari responsable kuko baragendaga bakajya kwica ahantu akabaherekeza ubwo rero ati barumuna banjye bakwica none urajya hehe ati ngo ujya mu gihuru uraba ahantu ujya mu gihuru uze kugaruka nimugoroba nahise mbyuka ndagenda muri iryo joro ndagenda njya ahantu mu gihuru hafi yaho nari ntuye ndagenda ndahirirwa ndibuka bishe abantu biriwe bica abantu bagaruka bava aho bagiye bacika nta mpongano cyangwa imipanga cyangwa amasasu bose bagaruka nk'uwitwaga Mariko bamwiciye aho kwanza bamwita mu Masaka aho kwa muramu wanjye barabivuga mpita mbyumva ko bamwishe byageze nijoro n'amagambo mabi cyane yarateye mabi cyane rwose yayandi inkora ruguma bavuga ngo bureke imburiraguye zibajagurure tubabone abenshi bari mu bihuru barajaguruka tubabone byose narabyumvaga byagejeje mu ijoro subira kwa wa mugabo mageze bangira inama yo kujya ku musaza witwaga Rwandanga yari inshuti y'iwacu noneho arambwira ati hano ko bazakubona bakakwica nanjye ko nta muntu ushobora kubika wagiye kuri ya musaza ko twavuyeyo gusaka bavugaga ko ariho muri dusanga madahari ati noneho ugeyo ndabwo se ninjye ntibazanyica ati oye tuza gusaka nzajya mbabwira bari aho bagushyira narazamutse muri iryo joro ntabwo ari kuvuga ngo yaramperekeje ndagenda njyayo mpageze nabyo byabaye amateka maremare nagiye mpageze hari umwana wahabaga w'umuhungu waragiraga inka kandi se yari umwicamye muri 63 nari muzi ndagenda nshatse kugira ngo ninjiremwo nsanga harugariye noneho njya mu misanzu nabanje nshaka kujya mu kiti cyari gihari kirarire ngo nyihishemo mbona nsanga harimo inzuki sanza ari mukinda bwa ntizo nzuki kubera ko mfite ibisebe ziri bonge nazivuyemo njya mu misanzu y'urugo njya mu misanzu y'urugo namaze ko uwo muhungu hese asohoka ari rukanka ajya muri zanzuki ashobora ko yaragiye muri toilette avuye muri toilette ajya muri zanzuki agiye muri zanzuki nanjye ndirukanka ko nahantu nari nsanzwe nzi ndagenda nkuramyuganirira mu gikari ndagenda baranyakira hari umusaza n'umukecuru gusa jenoside yararangiye barapfa icyo nacyo ni igikomere kuri yewe nabanye nabo ubwo naragiye mpageze icyo mbaje baramuze ngo abana bari he yagize ngo ni Tereza yaramuze ngo tere ngo wari uri he yewe bari bazi ko napfuye nambwe ntabwo ari Tereza ni murumuna wanjye noneho ahita ambwira avuga ngo ndagushyira he ngo kuba baje bakatwikira ko bavuye hagusaka batahasiba umusaza arambwira ati reba aho umushyira ceceka uri wavuga ibiki yese njyana mu cyumba ndamushimira cyane nubwo atakiriho ariko mbishimira n'Imana kuko Imana yatumye mba ariko no babashije kumpisha naragiye mpamara maze icyumweru naragiye ikintu yakoze yarageza ashyushya amazi aranyuhagira maze kunyuhagira ntekera igikoma ndakinywa maze kukinywa ansasira mu yindi nzu bari bafite amazu manini abiri abangikanye ariko igikari gihurira hamwe naragenda ryama hari mu gitondo ndumva sinagura ngo amasaha yaraye cyo nzi nuko nagiye ndasinzira nta nubwo natekereje n'iby'imibabaro n'ikintu yasinziriye mira nk'uwapfuye bigije wenda hari nko mu masaha 8 simbizi cyangwa mu masaha 9 nabonye nzaniye ibiryo aho nari ndyamye
ntabwo ibiryo nabibashije kuko nari naragagaye, ariko simvuga ngo sinabiriye, nariyeho. Arambwira ati ubuse bakunyohereje bananiye kuguhisha bakunyeje ngo nkugire. Ubwo nabayeho ngaho ku musaza Rwandanga, kubera ko bari barantemye. Ndabashimira cyane abo basaza ndetse n'abana be n'abantu batigeze bijandika mu maraso y'abatutsi, kuko nabaye aho ngaho muri iyo nzu. Umunsi umwe bavuga ko baza gusaka, barambwira ngo ngende, ndababwira se ndajya he? Ambwira ati busubiye hakurya y'uruzi ujye kwanza bamwita. Naragiye nongera namukurwa ruzi ndagenda nsura kwanza bamwita kwa muramu wanjye. Nagiye mamara icyumweru kitarashira, umuhungu we bamuheza kuza kundeba, baramubwira ati genda umugarure hariya batazahamwicira, twaba twarakoreye ubusa. Yaraje arambwira ngo nzagaruke. We yaratashye, nongeye bwagize nijoro ndongera ngaruka k'uwo musaza. Amajoro naragendaga numvaga ntacyo ambwiye, n'amazi nkayambuka ntacyo yarakimbwiye, ntabwo bona ari ngifite. Numvaga n'abo twahura bose ntacyo byari kuntwara. Kandi aho iwacu ho nabanukaga hari hacumbitse impunzi zagendaga zizamuka. Naze ngaruka kwa Rwandanga guhera mu kwezi kwa 4 ndahaba kugeza mu kwezi kwa 7 kujya kurangira. Mba mu nzu bakangaburira ku manywa n'injoro, singiye kubeshya nararyaga rwose, bakampa ibyo bafite byose nararyaga, ibyo bazanaga byose narabiryaga. Ubwo ngubwo bigeze hagati baje kumbwira ko nanone bazagaruka gusaka. Ubwo yarambwiye umukecuru yarambwira ati ugende rwose kuko n'ubundi bazaturira inka, bazadusenyera, kandi koko niko kwari ukuri. Sije tegeko ryari ririho se? Niryo tegeko ryari ririho. Nanjye navuga nti naje kubicisha nanje kugira gute. None hari umunsi bavuze ngo amahoro yatanzwe. Bari bagiye kunyica naje hanze. Umusaza araguruka ngo ati reka barakubeshya, subira mu nzu. Nanjye numva nti tugiye gukira, hari abantu bagiye gukira. Hari abantu benshi bapfuye bavuze ngo amahoro yatanzwe, barimo umusaza witwa Damascene, umwana wa Karambizi, barimo umukecuru witwaga mushiki wa Kamugunga, ngira ngo muramwumva. Abo bose barabagari bavuye hakurya ya Mwogo, bamwiciye iwacu, bishwe n'abantu yari yarahaye inka. Baramujyana muzi bamutemagura, bamuca intoki, babona kumuroha mu mazi. Francine umugore wa Karoli mwari mumuzi, bamujyanye hakurya ya Mwogo. Umugore aragaruka bamucira abantu bamuroha muri Mwogo, bamwishe nabwo mbyumva. Yaraje ku muntu witwaga Debura twari duturanye kandi yari inshuti ye. Araza aramubwira ngo bene wanyu barashize, ngo cyakoze ngo kubera ko ngo tuziranye ngo reka ngo ibyo ngo ariko ruzajya hagaragara ngo bakwice. Bwarakiye koko Francine baramwica, ajya aho mu mazi bamwiciramo, ibyo birarangira. Abantu benshi bagiye babica mbumva kubera ko n'inda aho hantu aho bavuye kwica abantu bakaza bakabivuga mbyumva, kavuga nta muntu uzi n'uwamuhishe azageraho amureke. Ntabwo abantu bazahisha abantu imyaka 4 kuko bazabahiga iyo myaka yose babarangize, nta nuzabaho, nuzamuhisha azagera ambirwa mwirukane. Nanjye nkumva ko ariko bimeze, ariko ubwo wenda nkira aho ngaho nkibaho hantu aha ku Masizi hano Inyaruzi, mu minsi 3 bavuga ko hanutse. Ndetse byagize hagati abantu b'iwacu baza hano kugusahurayo, hari nabo bagiye bavuye hano gusahura, baraje barwana ibintu byaho nkabimenya byose, ko bazaga ko bavuye kunywa inzoga bakaza bakavuga ibintu aho ngaho. Aho narindi nabaga ndi mu nzu, ntabwo babagaze ko mpari, bakabivuga byose nkabitahura nkabimenya. Baje gusahura ibintu hano Inyaruzi, bageze ndi hari iwacu barabirwanira. Ari naho mujya mwumva hari bavuga ngo uya Mutabaruka ngo yari yaje ku Masizi. Hari icyo gihe iyo bavuze ndabyumva. Mutabaruka uriya bafunze mu minsi ishize. Noneho hano ya mirambo yose yari iri hano yaranutse, mu minsi 3 yaranutse. Imaze kunuka bazanye urumva ko bitabaje ubuyobozi, baraza bazana amashini, baraza barabakusanyira icyarimwe, nyine babagerekaho igitaka kuba bashyingwe barabibonye. Ubwo ngubwo rero giyewe kugira ngo wenda mbe nkiriho, nabayeho kuwo musaza Rwandanga mu kwezi kwa 8 muri tirikwazi y'Abafaransa bari ku Kibuye. Umwana waho yagiye ku isoko, wajyanye ibitoki aho bitaga mu Miko cyangwa se Imbazi ku isoko.
ahura n'abantu, hari harimo umwana witwa Siteria w'umuntu twari duturanye wigaga Ikaduha, arambwira ati Siteria twahuye bamutwaye mu modoka, ati nabonye n'undi mwana witwa Mukaneza. Ubwo ngubwo rero arambwira ati n'Abafaransa bagenda batoragura abantu bagiye barokoka bakabajyana i Murambi. Jewe rero kugira ngo mbe kuwo musaza nibazaga byinshi, nkibaza aho nzaba, nkabwe sinzaba he ko muri 63 abapfakazi basigaye bagasigirana n'abana babo, kandi ari no mu gihugu batashenye ngo kimere nk'uku nguku, abantu batapfuye gutya. Je nkibaza aho nzaba nkahabura, ese nzagumya hanga mba umuja wabo nge mbakorera nkabunza imitima myinshi. Ariko burya Imana yarizi kuzabigenza. Nagiye hanze mu gikari kugira ngo mpave, nkubitana n'umuhungu waho bamwitaga Kagongo, sinzi niba kinariho. Uwo musaza yari se wabo, arambona nanjye ndamubona, mpinduka nk'igiti, ariko nawe mbonagize nk'ubwoba, subira mu nzu ariko twakubitanye amaso. Subiye mu nzu nagiye ubwoba buranyica, numva noneho nongeye gupfa, kandi bya bisebe byari byaramaze gukira, kuko aho nare bagiye no kungurira umuti za penicilline baraza banshyira mu bisebe birakira. Ibyo mbona abashimira ni byinshi. Hanyuma arambona, ndetse umusaza ashwana n'umukecuru amubwira ati ubundi wamujyanaga hanze gukora imibiki, wamurekaga, barinze kumubona, ubuse kubyo twakoze byose bibaye imfabusa, bagiye kudusenyera ibiki n'ibiki. Bahamagara uwo mu Kagongo, bamuha igitoki cy'inyamunyo ndabyibuka, bamuha n'ikigage mu gicuma, aragenda aravuga ati ntabyo nzavuga. Ariko yarayabivuze, bwarakeye, yarabivuze bwarakeye. Bajyana, hari umuhungu bari baturanye urahishije inzoga, bajyana ku kabari. Abahungu babo bari bamwikoreye nk'uko abantu nyine bafashanye, bamwe bagafasha abandi kwikorera inzoga bakazijyana ku kabari. Bageze bamaze kunywa barasinda, aravuga ati mwebwe muri ibyito turabazi. Ati umugore wa Nyirindandi ntabwo ari iwanyu? Ati mwamubonye hehe? Ngo mwitonde mwese turabazi. Basura no barashwana, muri kwa gushwana yaragarutse araza arabitubwira. Ati rero nukuva hano kuko baraza kumureba hano. Byageze nimugoroba, abwira muri baramperekeza, banjya wo kubitwaga Bayavuge, banjyana bangeza abansuza handi kwanza bamwita. Turenya tugeze kwanza bamwita, nasanze hari impunzi nyinshi, abaturutse Nyanza, abaturutse Kigali, badendeje mbese muri makeya. Nagiye ninjira mu nzu nk'umuntu hazi, mpageze ndagiye bigeze nijoro, ambwira ati ngiye kuguherekeza ujye mu Faransa. Yaramperekeje, turigera tunyura hari mu Manwari, hari benshi bagiye bahazi, turambuka hakurya mu kivomo, niba ari mu kivomo duhinguka Imbazi, aho turagera Imbazi. Arambwira ati ntabwo ndi bukomeze kuguherekeza kuko bamenya ko wabaga iwanjye. Narakomeje nagira ko hari ahantu n'insanzwe nzi, nari nzi mu Cyanika, nari nzi mu Miko, nari nzi kugera i Murambi nari impazi. Naragiye mpageze, ngeze yarambwira ati ugere ku Gikongoro, aho Loyizi yari muri umunawe yakoraga witwaga Claude uyu nguyu w'inyamugari. Ati none nuhagera umubwire akwereke inzira unyuramo. Nari narahindutse, ntabwo nari nkiri inzobe, ntabwo nari inzobe sinari n'igikara, nari narabaye umuhondo, kandi naragendaga nkabona mu nzira nakanagira nkajya numva ndashaka kugwa, kubera kuba mu nzu ahantu ndyamye cyangwa se hatabona, nabaga hatabona. Haraho nageze numva najya hanze ngasara, nkajya hanze nkumva nkaba nk'umusazi. Naragiye ngera Imbazi, nanjye nkurikiza amabwiriza nabwiwe, nkomeza umuhanda, ntabwo nakebakebaga ngo ndebe, ariko abantu bashobora kumuna hari abavuze ngo uriya muntu yabaga mu nzu. Ndakomeza ndagenda ngeze ku Gikongoro, Loyizi anyereka kwa ndibuka nakubitanye n'uriya Claude. Ndagenda ndakomeza njya mu Faransa. Ngeze mu Faransa nahasanze abantu b'abana bagiye batoragura, barimo Batamuriza, wari umwana w'umugabo wacu, masanga Siteria, masanga Manuel w'Inyanza, turamenyana. Masanga abantu benshi bagiye nyine bahunga, tuhasanga Abafaransa bakundaga kwica abantu, bagafata umuntu bakamushyira mu igunira, bagafunga neza, angiza bakamutera inkota tureba.
kamushyira mu ndege bakamujya baravuga ngo bagiye muri Nyungwe niba ariho simbizi. Ngo nagiye tuhamaze icyumweru cyangwa se 2 Inkotanyi ziza kudutwara. Ubwo amatariki sinyibuka ariko wenda nkabandusha nko kubara amatariki se nyibuka giye kugeza icyo gihe. Ntabwo namenyaga ngo uyu munsi ni kuwa mbere cyangwa ni kuwa kabiri, ntabyo nari nkibuka. Icyo nibuka nuko ngeze ku Gikongo nasanze bamaze gupakira abana, indege ziriya za kajugujugu bamaze gupakiramo abana bavuga ko babajyanye mu Butaliyani. Indege yahagurutse nyireba. Ndege nanjye muri abo twaryamaga ku ishinge, cyari icyumba kimwe cyabagamo n'abana barenga nka 30. Ndumva twarimo turi nk'abantu bakuru bagera nko kuri 4, abandi bari abana. Ubwo twarahavuye miye misi twahamaze, nundi nta mibereho yari hari myiza guse uretse kumvaga ko wageze mu Faransa gusa, nta kindi yende uvuga ati nta uri uhansange ntaki. Ibyo byumwe bibiri byarashize, mu modoka z'Inkotanyi ziraza ziza gutwara abantu by'ibikamyo. Jewe ntabwo nagiye kuri uwo munsi, habanje kugenda abantu bakiri batoya bafite imbaraga buriraga ibyo bikamyo. Jewe icyo nibuka nuko abana barambwiye ati we turagufatira umwanya, we nuza uzareba aho turi uturebe. Twaragiye, ubwo baragiye bukeye natwe turagenda. Aho nibuka twatangiye kugira ihumure, tugeze ahagabanya Butare na Gikongoro, hariya nyine kuri kiriya kiraro cyaho twahasanze Inkotanyi. Umusore w'Inkotanyi niwe wahagaze aratwakira, imodoka yagumaga hakurya yatuzanye, twe tukambuka ku kiraro n'amaguru. Twavuyemo ahagarara dusuhuza, aravuga ati muhumure ntacyo mukibaye. Abaraduhumura ati ntacyo mukibaye, se murabona tutari abantu, murabona hari imirizo dufite nkuko babivuze, bababwiraga babeshya turi abantu nkamwe, ati muhumure ntacyo mukibaye, musibe gusubira iriya. Twaragiye rero tugeze Ikizi Imaraba, kuko nasanze babana twari tuziranye bafashe umwanya wo kubamo, nanjye baranyakira tuhabana. Icyo gihe ndibuka twasanze abantu baho barahunze, baragiye muri Kongo, hashize nk'icyumweru kimwe bahunze cyangwa se iyi minsi mike. Amazu yaho yaragikinze, harimo ibintu byose, amasaka barahuye baragenda bageza hejuru. Abo bana bashoboye abandi baragiye bajya gukura ibijumba baraza bakarunda harwo. Ndibuka umusirikare yaje asanga bakwiba ibijumba baranika bavana nk'abageza hariya haruguru n'intoryi n'ibiki. Ariko jewe nari ngari ubumuntu, narabibonye nibwo natangiye kumva ko umutima warambwiye ngo ese ibingibi ubiboneye iki, bikumari iki. Twarahabaye, hashize iminsi Inkotanyi baraza bakatuganiriza bakatubwira muhumure ntacyo mukibaye, abashaka noneho umuntu azajya aho yumva ashaka, muzasubire gusubira ku Gikongoro. Batubwira ushaka azajya Butare, ushaka ajya Nyanza, ushaka ajya Kigali, hose hari amahoro. Jewe nahise rero ngenda, najyanye n'uwo Manuel mubyara wanjye tujya kwa tante wacu, nawe yaravuye, yari yahungiye ngo kuruhuha. Dusanga yaragarutse, yariho namutumaho, yamenye ko hari kangwa amutumaho ngo azagaruke. Twaragiye nyine tujyayo, tugezeyo ariko nkanamenye amakuru ko Maboko yarakiriho ko yabaga Nyanza. Twaragendera kwa shangazi wanjye, buracyara yahise twakira, aranambwiye ati Maboko yaracyariho. Twarakiye tujyanayo. Umugabo wacu yari afite inzu yahubatse niyo yabagamo. Uwo mukecuru baranze kumuca ngo aravuze ngo zamworosa Habyarimana, ntibamwica. Ariko ubwo abana bari babishe, umuhungu we mutoya n'umukazana we bamwicanye n'umwana, ariko abandi bana bangahe bari bariho ariko barahungiye ahandi hantu. Naragiye rero turabana mu buzima butatworoheye, ariko biza kugera igihe abo bana bamaze kuza, turabana bigeze aho nanjye nza gushaka ubwanjye buzima, njya kuba i Kigali. Njyanywe n'umuvandimwe yaraje akundeba, barambwira ati wigumya kuba Nyanza wenyine, ngwino tujye kubana. Twaragiye mbi Kigali, ariko nza kumenya gukurikirana n'ibyo wacu. Njyayo baradufasha muri Gacaca, nubwo wenda ubutabera twarabubonye ariko nubwo budahagije, ariko twasubiyeyo.
nasubiyeyo nkajya muri gacaca ndetse ibintu bimwe bashobora bike na bike bagenda babitugarurira ariko ntabwo ari ukuwangura ibintu byagaruka gutyo kuba baradusenye inka baraziri ibintu byose nako barabyangije. Ubwo tuba mu ubwo buzima ariko ntabwo navuga byinshi ngo ngwena ngene mbuga akantu ku kandi, ariko uyu munsi aho tugeze ndashima yuko twagize ubuyobozi bwiza. Mbere tukimara jenoside ikimara kurangira numvaga mfite uburakari nkumva igihugu bamaze kugitsinda nkumva natwe baduhorera, nkumva wenda nk'abantu b'intera hamwe basigaye wenda nabo bagira icyo bakoraho, ndetse atari kubafunga ngo birahagije, nkumva kubafunga byonyine bidahagije n'uburakari ngira ngo wenda sijya ubugize ajyanye hari n'abandi bagiye babugira. Ariko icyo nshimira cyane, nshimira abantu bagiye bahisha abandi tukarokoka, ariyo mpamvu turi hano. Harimo abahutu bafite umutima muzima, wenda mpere kubampishe namwe bagiye babahisha, nubwo yaba yaraguhishije ijoro rimwe, nubwo yaraguhaye igikombe cy'amazi ukakinywa, yenda hari n'abagiye bagira neza gutyo bakagenda bagapfa bikarangira, ariko baba barabikoze. Ntabwo abantu bose bari abagome, ntabwo bari bafite umugambi wo kwica abantu ngo bateme nkuko babitekerezaga. Twabaye mu buzima rero tubaho, tugenda duhura n'abantu bake bagiye barokoka, tubaho mu buzima bwiza mu butatworoheye, ariko ntabwo bwari bwiza cyane. Ariko nshimira ubuyobozi bw'igihugu, nshimira RPF Inkotanyi zaturokoye by'umwihariko nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame utuyoboye neza mu gihe nk'iki twaba tubayeho tutifuza, kuko ngira ngo benshi kubacitse ku icumu babonye amacumbi yo kubamo. Ikindi kintu nshimira Imana cyane, numva nakunze kurenza n'ibindi byose, kuko bagiye batoragura abana b'imfubyi bakabarira ndetse bagasura mu mashuri. Icyo kintu ndagishimira cyane, mpora nkivuga igihe cyose ndakivuga. Ibyo bintu babikoze neza. Iyo tuza kuba twarashitse ku icumu ntitugire ubuyobozi butwitaho, twari guhinduka n'abasazi, nta nubwo tuba tukibukwa. Niba ntabwo biba bibayeho ngo tuze hano twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ndabashimira rero ko uyu munsi wa none, nshimira abantu baje hano kugira ngo twifatanye kwibuka. Nanjye byanejeje cyane kubona naje hano kwibuka ahantu haguye abantu, imiryango yose akagwa umuryango wanjye. Ndumva binejeje, ntabwo binejeje kuko mbabonye, ariko byonyine kongera kuhagera. Ubu numvaga ntanahakandagira, najyaga nyura aha hepfo nubwo twagiye kwibuka, ariko nkumva ntahagera, kuko numvaga binteye ubwoba nkumva ntahagera. Ariko uyu munsi ndashima Imana yuko nongeye kuhakandagira, nkaza kwibuka abanjye bazize jenoside. Ni imiryango minini migari, abanyagikongoro bari baraha benshi, abanyakaduha, musangiye ngiyi yose, abantu hose ko tuhazengurutse bari baraha ngaha. Muri ubwo buryo rero ndasoza nshimira nyine ubuyobozi bwiza dufite, umutekano usesuye nkuko babivuze. Nubwo wagenda ahangaha nijoro cyetse ari nk'umuntu waguhize, nta wapfa kukuhohotera ngo akwice. Mu cya gihe twagendaga ku manywa bakatwica. Nongera gushimira, ndashimira abantu bacitse ku icumu, ndabashimira pe, mwumve ko mbashimiye, kuko twabashije kwiyubaka. Ntabwo twaheranywe n'agahinda, ahubwo turiho kandi tuzakomeza tubeho. Aya ni amateka tuba tuvuga. Urubyiruko nabo bajye ntibagikamva ko wenda ibyo tuvuga bitabayeho. Ibyo tuvuga byabayeho kuva 1959 kugeza muri 1994 na nyuma yaho. Mujye mubona ukuntu abantu bakomeje bakajya bicwa nyuma, bakiba abantu bakabica, ariko ubu ngubu nyirago ntabwo wapfa kugira kumera ngo ubwo ngiye kwica umuntu. Nk'ubu rero nshimira abantu bacitse ku icumu kugira ngo mukomere kandi mukomeze mwihangane, by'umwihariko kubashyinguye imibiri hano uyu munsi.
n'abandi bose bazi ko bashyinguye hano cyangwa se bahaguye. Ahangaha hari ahantu hakomeye, hari amaraso ateye ubwoba akanagira ku Gashaya. Nabwiye ko ugena yajemo nkajya nkandagira Gashaya atemba. Imana rero ikomeze itwubake kandi dukomeze twihangane kandi dushimira ubuyobozi bwiza. Ni ukuri dushimira Paul Kagame. Imana imugisha kandi dukomeze twibuke twiyubaka tudaheranwa n'agahinda. Murakoze.